nongeye kubasuhuza kandi mbahereza ikaze nizera ko mumeze neza cyane aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese kwibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Rero kuri uyu munsi wa none tugiye kuba twaganira ku nzozi abantu benshi bakunda kuba barota ariko zikabatera ubwoba cyane, cyangwa se zigatera ubwoba uwazirose. Bakwibaza ngo ese izo nzozi ni izihe? Ese wigeze kurota wirukanwa mu kazi? None se iyo ubirose biba bishaka kuba byagaragaza iki? Ahubwo se bisobanuye iki mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se mu buzima busanzwe? Ese koko biba ari ibya nyabyo? Ibi ngibi ndetse n'ibindi byose uri kwibaza kuri izi nzozi, ngiye kuba nagusobanurira buri kimwe cyose ubashe kuba wagenda ubimenya neza cyane. Ariko icyo usabwa ni kimwe, ni ukumva neza ndetse no kureba iyi video yose kugeza irangiye, cyangwa se igeze ku musozo ukabasha kumenya byinshi kuri izi nzozi. Ikindi kandi kinakomeye cyane, ubanze urebe ko wakanze subscribe. Niba ukibona iryo jambo rya subscribe ririho, menya ko turayikanda, hakanda aho ngaho riri riveho bigaragare ko wakanze, noneho usangize ino video abandi bantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo igere ku bantu benshi. Noneho nta gutinda, reka turebere hamwe ibisobanuro muri rusange. Uko wirukanwa mu kazi akenshi bishushanya ubwoba bwo gutakaza ikintu gifite agaciro mu buzima bwawe. Ikindi, kumva ko utizerwa cyangwa se ko utari ku rwego nk'urw'abandi, cyangwa nanone kwibaza ku mahame n'ubushishozi bwawe. Si ngombwa uko ari akazi kawe k'ukuri gusa, ahubwo ni ishusho y'uko wumva umutima wawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nizere ko turi kugendana cyangwa se muri kugenda mubyumva neza cyane, mugenda musobanukirwa izi nzozi zo kurota wirukanywe mu kazi. Kuko hari nk'abantu bajya barota izi nzozi ugasanga rwose bazigize impamo cyangwa se bari kumva ari ukuri ugasanga bihebye, ariko mu by'ukuri ntabwo mugomba kwiheba, ahubwo izi nzozi ziza nk'ubutumwa. Uko ukomeza kugenda wumva kino kiganiro uragenda umenya ko ari ubutumwa, cyangwa se uragenda umenya byinshi biba bikubiye muri izi nzozi. Niba uzirose biba bigusaba ngo witonde mu bintu uba urimo. Reka noneho turebere hamwe ibisobanuro byihariye kuri izi nzozi zo kurota wirukanywe mu kazi. Ni ukuvuga ngo iyo urose wirukanywe mu kazi ariko utazi impamvu, dore icyo bishatse kuba byasobanura. Ibi byo bishobora kuba byasobanura yuko ufite umutima uremerewe, wibaza niba ibyo ukora bihagije cyangwa se ibyo ukora bikwiye koko. Ikindi kandi, iyo urose wirukanywe mu kazi ariko ugahita ubona kandi kazi vuba na vuba cyangwa se andi mahirwe, ni ikimenyetso cyiza. Bivuze yuko hari amahirwe mashya ari imbere, nubwo waba uhangayitse cyane mu byo urimo uyu munsi cyangwa se mu byo urimo ukora ubu ngubu, ariko biba bigaragara yuko mu gihe kiri imbere ushobora kuba wagira amahirwe mashya kandi meza cyane. Ikindi nanone kandi nakubwira kuri izi nzozi, ni ukuvuga ngo iyo wese wirukanywe mu kazi kandi noneho ukaba cyangwa se ukabona usigaye wenyine, muri make ukumva ufite agahinda gakabije muri wowe. Ibi nabyo bifite icyo bishatse kuba byasobanura, aricyo ngiye kuba nagenda nkubwira gake gake. Ibi ngibi bishobora kuvuga ibibazo byo mu rukundo cyangwa se mu muryango, cyangwa nanone n'ahandi hantu hihariye. Rero nkwibutsa ko kabisa ugomba kuba wareba ko wakanda subscribe, waba uturayikanda ugahita uyikanda, ubwo ndi kubwira abantu bashyashya rwose ucekinge urebe cyangwa se usuzume urebe ko bamaze kuba wakanda subscribe, ukande share kugira ngo ino video uyisangize abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Wibuke ukande like ndetse ujye muri comment nawe utubwire inzozi warose. Niba wifuza kumenya igisobanuro cyazo tubwire, turagufasha neza cyane, cyangwa se wifashishe nimero yacu ya WhatsApp ni 0784977754 basha kuba nagenda ngusobanurira. Kandi iyo nimero ni ya WhatsApp ndetse ni ya nimero waduhamagaraho wifuza gutera inkunga ikiganiro cyacu cyangwa se ino televiziyo yacu ya Total Range.
ni byiza kandi turabyishimira cyane. Inkunga iyo ari yo yose iremewe cyane. Reka rero dukomeze tugenda turebera hamwe byinshi kuri izi nzozi zo kurota wirukanywe mu kazi. Ni ukuvuga ngo noneho ahangaha tugiye kuba twarebera hamwe noneho ubutumwa bukomeye dukura muri izi nzozi, cyangwa se dushobora kuba twavana muri izi nzozi zo kurota wirukanywe. Reka dutangire dukunze cyane twumva ubutumwa buba bugiye burimo. Inzozi nk'izi ngizi ntabwo zigomba kuba zakubera intandaro yo guhangayika, ahubwo ni ubutumwa bwo kuba wakwitonda, cyangwa se ni ubutumwa bwo kwitonda mu magambo make. Nanone reka turebere hamwe icyo izi nzozi zishobora kuba zikubwira, cyangwa se icyo ziba zikubwira iyo uzirose. Ni ukuvuga ngo kosora amakosa yawe yo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi uba ugomba kwizera ndetse no kwemera ko niyo ibintu byakugendekera nabi, ukizera yuko imbere hari ibyiza bigutegereje. Noneho ugasenga ndetse ukaniringira Imana cyane, kuko buri gihe aho hari igihombo hajya haza intsinzi nshya, cyangwa se hajya haza amahirwe mashya, ibintu bikaba byagenda neza. Kandi murabizi ko Imana ihindura amateka, niko tugenda tubibona mu nyandiko nyinshi zigiye zitandukanye. Akenshi twifashishije nka za Bibiliya n'ahandi hantu hatandukanye hose, imirimo y'Imana yo iragaragara. Ibyo nta nubwo twabitindaho cyane. Reka nanone turebere hamwe ingero zigiye zitandukanye zo mu buzima busanzwe zadufasha kugenda twumva neza, cyangwa se dusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota wirukanywe mu kazi. Ni ukuvuga ngo hari nk'abantu benshi bagiye barota birukanywe mu kazi, nyuma bagasanga ari ishusho y'uko bari bafite ubwoba bwo gutakaza akazi kabo. Urugero rwa kabiri, hari n'abandi bantu benshi bagiye barota birukanywe mu kazi, ariko nyuma y'igihe gito bagahabwa amahirwe mashya kurusha ayo bari bafite mbere, cyangwa se ayo bari bafite mu gihe cyashize. Bivuze ko buri gihe ugomba kwitonda, ariko ntukabure kwizera muri wowe. Muri make jya wumva wizeye kandi wumve ko ushoboye byinshi cyane. Hari n'ibyo washobora, kandi hari n'ibyo wakora bigatera imbere bikagenda neza cyane. Noneho ikindi, ukabasha kuba wakwizera ko wabona amahirwe mashya mu buzima bwaho. Nongera kugenda kwibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo kabisa. Ndi kugenda ngeraho ikiganiro kigiye kuba cyarangirira, ariko icyo nabasha kuba nakubwira, menya ko ibi ngibi ari byo bisobanuro byo kurota wirukanywe mu kazi. Ariko izi nzozi nyine abantu bazirota mu buryo bugiye butandukanye. Bivuze ngo nawe ufite kuba wambwira, cyangwa se kunsangiza uko wazirose, nkaba nagenda ngufasha. Uraca muri komenti ubimbwire, cyangwa se unyandikire kuri 0784477541 mbashe kuba nagenda ngufasha. Noneho wibuke ukande subscribe wowe mushyashya, ukore like, share and comment, bikomeze kuba byagenda neza cyane. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka dore aha ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.